ntizuga twishiramo ko shehe iteka ryose ni umuntu ugomba kubura aho ngaho abayisilamu bari kumufasha, abayisilamu bari kumumenyera imiti yo guhamagara. Ni byiza mu gihe wenda abikeneye, ariko noneho tujye tugirana n'inama natwe ubwacu kuba dukore business niba bishoboka kuvanga Islam. Dukore business, tumererwe neza, wambara ikanzu nziza kabisa, were kwambara za kanzu abantu ngo bamenyeka ngo abashehe ngo ikanzu zitobotse kabona shehe niwe buri munsi bari kwambara amakanzu ya ipasi zara yariye ibiki n'ibiki, imbeba zirayarya, urukweto rurahengamye, yambara urukweto rumwe. Kuko ntabwo bari iby'umuntu bakeneye kuryoherwa, ugasohokana n'abana baba ahantu heza hiyubashye, mugatumiza inkoko mukayirya, nibibe bya bindi ngo shenga rya mu bukwe, ngo shenga rya mu bukwe, wagera mu bukwe gutangira wabona inkoko ngo nari mpagaze hano shehe kurwana niki n'abantu baje mu bukwe ngo ngiye ngo ndikwanga wapa mbere bana ngo mbona manjisha nyuma bana kubera iki mu rugo maze imiswa ry'inkoko urazibonye ushaka. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. تكون جلد الشيمي الله سبحانه وتعالى dusabe nwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we nabiyo n'abasangira ngendowe n'abamukurikiye n'abazagumya kumukurikira kuzageza ku munsi wa nyuma. Bavandimwe wa Islam, nkuko bisanzwe dukomeje isomo ryacu min wasaya as-salaf lishabab mu gitabo cyangwa se muri risala yateguwe na Sheikhana Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Abbad al-Badri hafizahum Allah ta'ala wa ra'ahuma. Ni igitabo cyateguwe na Sheikh Abdul Razak agaragaza inama yakomojeho 15 abatubanjirije kwakira ubuislam bagiriye urubyiruko cyangwa se n'abandi bayisilamu bose muri rusange. Inama ya 5 Sheikh yaravuze ngo al-wasiyatu al-khamisa, inama ya 5. Maze gusoma huko nkunda kubigaruka ko bibabwira, maze gusoma icyari gikubiye muri iyi nama ya 5 nasanze Sheikh yaragamije kujya dukore unwan. Nababwiye ko Sheikh atigeze akora unwan, wagira ngo numukoro yaduhaye twe tuzikorere unwan. Nasanze icyo yaragamije Sheikh byari kubyira urubyiruko. Unwan twavuga ngo ni ja'alu hammi shab au ja'alu hammi shabab al-akhirah wal-i'tina'u biha, yuko umusore nubwo ari umusore irarirye icyararikiye nararikire akhira, anite kuri akhira. Umusore niyite mu gutunganya ijuru rye. Niyo nama yaramugiriye, inama ya 5. Kubera kuzasanga abasore dukunda kwibagirwa tukita mu gutunganya isi yacu nkaho tutazigera tuyivaho, nkaho mbesi ibyo kudwara, ibyo gupfa, ibyo kuzagera imbere y'Imana yuko byaremewe abandi bantu, ariko umusore we taho byahera ngo bimugereho. Kandi tuzi yuko Sheikh yagaragaje yuko ngo buriya n'abantu benshi bapfa, no bose batabizi ngo byo bitekerezaho, abantu benshi bapfa ngo buriya n'urubyiruko, ngo niyo mpamvu zasanga abasaza ari bakeya muri societe, kubera ko baba barapfuye bakiri urubyiruko nyine. Ibi bintu tubitekerezaho cyane. Rero tujye dushira imbere yuko kiduhangayikishije n'ijuru no gutunganya umunsi w'imperuka wacu. Naam, iyo nicyo rajye kuganiraho. Min wasaya salafi lishabab, mu byo abatubanjirije bongeye kwibutsa urubyiruko cyangwa se umusore nk'inama ni ma warada anil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala kathiran ما كان يقول. uyu ari muri sayyid tabi'in, mu ba tabi'ina beza babayeho harimo al-Hasan al-Basri, yakunda kuvuga ya magambo: ya ma'ashara ash-shabab alaykum bil akhirati fatlubuha fakathiran ra'ayna man talaba al-akhirata faadrakaha ma'a ad-dunya wa ma ra'ayna ahadan talaba ad-dunya faadraka al-akhirata ma'a ad-dunya. Iyi mvugo yakiriwe na Imam al-Bayhaqi fi kitab az-Zuhd. Bavandimwe Islam, ni imvugo ni zahabu, ni imvugo nziza cyane ya Hasan al-Basri.
ngo yakunda kuvuga ngo ya ma'ashara shabab, mwarubyiruko mwe, mwabasore mwe, mwankumi mwe, alaykum bil akhirati fatlubuha, nimwibande icyitwa akhira, ijuru, umunsi w'imperuka, ijuru, fatlubuha, murishake mu busore bwanyu. Aravuga ngo fakathira ra'ayna man talaba al-akhirata fa adrakaha ma'a ad-dunya, ngo ni abantu benshi twabonye iyo bashiraga imbere kuzashaka ijuru, ngo Allah yarabibahaga ariko akanabibahana ni dunia. Umuntu ushira imbere cyane gushaka akhira, nga kenshi na kenshi Allah amuha nisi. Ngariko wama ra'ayna ahadan talaba dunya, ngo ntabwo twabonye abantu bashatse dunia akaba ariyo bashira imbere, fa adraka al-akhirata ma'a dunya, ngo noneho Allah amuheremo na akhira, amuhe akhira, amuhe na dunia. Sio biri kumvikana. Ngo abantu twakunze kureba tugacunguza, twabonaga abantu bakundaga gushaka akhira cyane, ngo Allah yabahaga akhira akabaha na dunia. Hari umuntu usanga yibereye mu bintu bya ibada n'iki, ariko akhira ugasanga Allah subhanahu wa ta'ala birangiye amutunganyirije na dunia. Yari umuntu uraho ngaho ukunda iswala, ukunda gusiba, ukunda ibintu by'Imana, ukumva ngo hari business yafunguye Allah yamushyiremo baraka, abantu tujya tubumva. Ngariko ni gake cyane twabonye abantu bashatse isi bakayihereza umwanya bakayitaho, ngo uzaje kubona ngo bone Allah birangiye abahereyemo n'iki na akhira. Ni gake cyane. Uwo ni umuntu wakunze kwirukanga inyuma y'isi, hari igihe Allah amureka agafakira kwirukanga inyuma y'ibyo ngibyo, kugira ngo ahinduke noneho ajye muri akhira bikagorana. Iyi mvugo tutayitekerezeho. وهذا تنبيه عظيم جدا من الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى للشاب بأن يجعل همه الآخرة. ngo ukuntu kwibutsa no gukebura mu buryo bukomeye cyane kwakwiye kwa Sheikh Imam Al-Hasan Al-Basri ari kubyirubyiruko ko rwagira ikiruraje inshinga kari ijuru, wa an ya'tana au ya'tani bitahsiliha, kandi ku umuntu umusore cyangwa se inkumi ibigomba kwita cyane mu kubona ijuru. Wa shagala waqtahu bima yuqarribuhu min rabbih, kandi umusore agakoresha igihe kimwegereza Allah, ntabwo bavandimwe b'Abayisilamu kugira imani no gukunda Allah no gukunda sunna ari ibintu by'abasaza n'abakecuru gusa. La, buriya biryoha iyo bikora urubyiruko, uri umusore niba biryoha. فإن فعل ذلك فإن الله عز وجل يمن عليه بنصيبه وحظه من الدنيا. ngiye kunze Allah ari urubyiruko, akenshi na kenshi Allah subhanahu wa ta'ala amuhereza umugisha wo kumuhereza n'ibindi byifuzo bye by'isi abashaka kugeraho. Ko umuntu akunda Imana, akunda sunna, alhamdulillah, igihe kiraje tangiye kubaka, guza ikibanza, koze biki, Allah akabishiramo baraka. Ariko umuntu wirirwa muri ibyo ngibyo adakunda Imana, ni gake cyane ubona yagira amahirwe yo kugira abone ibyamugeza akhira. ولا يفهم مما تقدم أن الإنسان يترك تحصيل ما يقيم دنياه ورزقه، ما يقيم دنياه ورزقه ومسكنه وملبسه. ntabwo biri kumvikana ahangaha yuko kubyira umuntu ngo yite kuri akhira ye harimo kubyira umuntu ngareke yere kwita ku byatunganya isi, birimo gushaka riziki, birimo gushaka aho agomba kuba, birimo gushaka kwambara neza. Hoya, ntabwo aribyo biri kuvugwa ahangaha. Hari abantu bumva ngo nashakishe akhira, agahita yumva ngo bari kumubwira ngo ajugunye iby'isi ye. Hoya, n'isi ugomba kuyishakisha, ukashakisha uburyo wambara riziki, uburyo uryama ahantu heza, uburyo imyambarire yawe imeze myiza. Ntabwo bari kukubwira ngo ayabqa alatan ala al-akharin, kuba umuzigo ku bandi wirirwa ubasabiriza iki n'iki. Hoya, tunganya akhira yawe, ariko niba binashoboka ukore, ushakisha amafaranga, ariko iniya yawe niki? Ni akhira. Ndakeka hari amahadisi muri kwibuka intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aho yagaruka ivuga ati umuntu uzabyuka ikimuraje inshinga ari akhira,
ngo Allah azamworohereza gahunda z'uwo munsi, gahunda zose zimworohera, Allah azamworohereza kandi anamuhereze isi mu buryo bworoshe. Ngo ariko umuntu ubyuka ikimuraje inshinga ari duniya, Allah amutatanyiriza gahunda ze, ibibazo bikagaragara mu maso ye bikamugora, kandi ngo ntacyabona usibye Imana yamwandikiye. N'andi mahadisi menshi yarimo iriya hadisi ngo umuntu uzabyuka ibibazo by'akabitura Allah mu gitondo, ati Allah ngiye gukora sababu, ariko weho ni weho urandangiriza ibibazo. Ati Allah mukuriraho ibibazo aramworohereza. Ariko umuntu ubyuka ibibazo by'akabitura abantu karibo barabirangiza, ntacyo abantu bamumarira. Wala hadisi fi hadha kathiran, nicyo ashaka kugarukaho. Ubwo rero bal la yadurru almuslimu an ya'mala wa yakdaha wa yuhassila almal, ntacyo bitwaye ko umuyisilamu yakora imirimo agahatana agakotana, wa yakdaha alkadih bano umuntu gukotana no kwitanga, wa yuhassila almal agashakisha imitungo walau asbaha almal indahu kathira, nubwo yagira imitungo myinshi. Ntabwo rega bivuze ngo umuntu kugira imitungo myinshi ngo nukwirengagiza akhira. Hoya, umuntu ashobora kugira imitungo myinshi kandi akiri no kugana akhira. Baradukeneye natwe abantu b'abasore bafite amafaranga kandi bari kuri sunna, bari kuri imani. Biraryoha cyane bavandimwe b'Abayisilamu. Ntabwo abantu bose twabaho abantu bose ngo babeho. Tugomba gusaba Allah subhanahu wa ta'ala muri twebwe akagiramo abakuramo, bakagira imitungo, bakagira amamodoka meza, bagatanga amasadaka, bagatanga zaka kandi bakiri urubyiruko. Buriya birafasha cyane, ntabwo bibujijwe bavandimwe b'Abayisilamu. Lakin alladhi yadurruhu an takuna dunya hammahu wa bughyatahu wa maqsadahu wa mablagha ilmihi, كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه ولا تجعل دنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ikiba kitari cyo kibujijwe ni ikihe? Ni umuntu kuba we ahubwo intego ze zaba duniya gusa, ariko kimuraje inshinga ibya akhira atabikozwa, icyo ashaka kugeraho ari bughyatahu, icyo ashaka kugeraho ari duniya, intego ze duniya, noneho n'ubumenyi bwe bukarangira mu bintu bya duniya. Nta mambo ya ibada akeneye kumva. Waramuraho agapira kasohotse keza nakahe, hari udukweto twaje twiza, sinza atangira kwambara udushenete rimwe na rimwe bitari no ku murongo, n'umwe Imana Muhammad sallallahu kandi ari umuntu w'umusore agatangira uduki, ahangahe biba bitangiye kumurenga. Yava muri ibyo ngibyo, sinza hari imodoka ravafo, hari ziriya nouveau modeli, nta bintu bya ibada we yitayeho. Nicyo kibazo. Ariko ko umuntu yajya mu bintu byo gushaka iyo ravafo, akagura iyo V8, akagura iki akiri umusore, ariko ari no ku murongo wa mtume akora ibada, wallahi ni nurun ala nur. Bigeze kuvuga ngo ma ahsan idha ijtama'a ala al-insan ad-din wa ad-dunya. Ngo ntabwo biba bifite uko bisaba biryoshye cyane iyo isi na akhira bihuriye ku muntu akiri kwisi. Allah kamuha dunia, ndavuga dunia nziza, aya mamodoka meza, imyenda myiza, urukweto rwiza, kabisa ameze neza. Ariko noneho Allah yaramuhaye na akhira, yani ibada, ari umuswalihina. Ati wallahi ni ibintu biryoshye cyane, ni ibintu biryoshye cyane. Ati rero mu idua y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakunda kuvuga ati ya Allah wala taj'al dunya akbar hammina, ntuzagire isi kariye ituraje inshinga, kari ubwenge bwacu burangiriye, aricyo kiduhangayikishije, twibagirwa akhira. Wala mablagha ilmina, ntuzanayigire ko isi ariyo ilmu yacu irangiriye, kari ubumenyi bwacu burangiriye, ubumenyi bwacu ko butagenda ngo bugere akhira. Ntuzabigire gutyo, ahubwo ubumenyi bwacu uzaduhereza isi kuyifatamo ibikenewe, noneho uduhereze ubumenyi bwacu tugerekeze akhira kugira tuzabone aljanna. Naam. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا intumwa y'Imana yaravuze iti, iri kubwira umwe mu basangirangendo be washaka gutanga imitungo ye myinshi, iramubwira ati hoya, iyo mitungo yawe were kuyitanga ari myinshi, ufite abana, ufite umwana. Innaka intadhar warasataka aghniya khayrun min an tadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Ngo ko wasiga ukuzungura afite umutungo aryohewe n'isi atari gusabiriza, ngo nibyo byiza kurusha ko wamusiga ari umukene, ari umukene, yatakafafuna nas, bari gusabiriza abantu ngo muduhe. Hoya, iyi mitungo kuramo bikeya, imyinshi uyisigira bazakuzungura.
bishaka kwerekana yuko bavandimwe Islam ko wagira imitungo ikagufasha mu buzima bw'isi ni byiza bavandimwe Islam. Biranafasha ko wakwigura umushehe ufite imodoka yawe, umudamu wawe umuvuza mu bitaro byiza, abana bawe biga ku bigo byiza, ni ibintu byiza cyane. Ntizuka twishiramo ko shehe iteka ryose ni umuntu ugomba kubura aho ngaho, abayisilamu bari kumufasha, abayisilamu bari kumumenyera imiti yo guhamagara. Ni byiza mu gihe wenda abikeneye, ariko noneho tujye tugirana n'inama natwe ubwacu kuba dukore business niba bishoboka bavandimwe Islam. Dukore business tumererwe neza, wambara ikanzu nziza kabisa, were kwambara za kanzu abantu ngo bamenyeka ngo abashehe ngo ikanzu zitobotse, kabona shehe ni we buri munsi bari kwambara amakanzu ya ipasi zara yariye ibiki n'ibiki, imbeba zirayarya, urukweto rurahengamye, yambara urukweto rumwe. Kuko ntabwo ari iby'umuntu bakeneye kuryoherwa, ugasohokana n'abana baba ahantu heza hiyubashye, mugatumiza inkoko mukayirya, nibibe bya bindi ngo shenga rya mu bukwe, ngo shenga rya mu bukwe, wagera mu bukwe gutangira wabona inkoko ngo nari mpagaze hano, shehe ari kurwana niki n'abantu baje mu bukwe, ngo ngiye ngo ndikwanga wapa mbere bana, ngo mbona amanjisha nyuma bana, kubera iki mu rugo maze imisi utarya inkoko, urazibonye ushaka kwegera imbere, ariko wavuye mu rugo wayiriye niki wakwitabira ubutumire ariko utuje. Ibyo byose rero ntabwo gushakisha isi, biba bivuze ngo umuntu gushakisha isi cyangwa agira isi nziza aryoherwe ku isi, ngo bibe bikuyeho kuba ataba n'umunyedini mwiza. Hoya uri bikunda Imana Muhammadin sallallahu yigisha kuri kiburi, bakayibaza ngo hari umuntu ukunda urukweto rwe, imyenda ye kugaragara neza, ese nge ntabwo ari kiburi? Imana avuga ati la inna Allaha jamil yuhibbul jamal, al-kibr batarul haqq wa ghamtun nas. Ko umuntu yagaragara neza mu buryo bwiza ni byiza, kubera ko Allah ni mwiza kandi nawe akunda ibyiza. Kiburi turi kuvuga ni umuntu kwanga ukuri akanasuzugura abantu, iyo niyo kiburi. Ariko kugaragara neza muri rusange no kuryoherwa n'ibyiza, ibyo ngibyo ntabwo ari kiburi. Ubwo rero faman ja'ala hammahu al-akhirata, umuntu uzagira akhira ko aricyo kimuraje inshinga kimuhangayikishije, jama'a Allahu alayhi shamlahu, Allah azamukusanyiriza gahunda ze. Shamlahu, gahunda ze Allah azamukusanyiriza imbere zimworohere kuzikora. Watatuhu dunya wa hiya raghima, isi imuzire ikishijeho bugufi. Nugira akhira kari kuraje inshinga, Allah azakuzanira isi. Mu modoka uzayabona, igihe cyo Allah bikunda uzayibona, kuko Allah azabazi sidq niyatik, Allah azabazi ukuri kwa niya yawe, azabiguha. Lakin man ja'ala hammahu dunya, ariko uzagira ko ikimuraje inshinga ari iki, ari isi, akaba ari ibyo abona ko agomba kwitaho, ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala faqrahu bayna aynayhi, ngo Allah ubukene bwe azamushira hagati y'amaso ye, abantu bose bagaragara ko ari umuntu bayeho nabi, stress, ibibazo, kubera ko we Allah arabizi yuko icyagamije we ni isi, bya akhira arabipfobya. Allah rero azamuteza ubukene, niyo yabona bamwe bafite amavewiti n'amazu n'ingo n'ibiki, ariko umubona we ntacyo ufite ukamugirira impuhwe, kubera ko ntahangayitse. Isi yaramubihiye, ari muri za banki, muri za riba, mu biki, mu bibazo, ari mu tuntu twose, ari utudeni abantu bose ngo kugira ngo abeho gutyo. Kubera iki? Yataye Allah, yaretse Allah, Allah aramureka, Allah aramusuzuguza, kuko yishingikirije ibidafite imbaraga. Ariko iyo wishingikirije Allah, ibindi arabiguha. Umuntu rero nk'uyu nguyu wishingikiriza dunia, Allah amushira ubukene mu maso bukagaragara, akamuteza stress. Walam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba, illa ma katabahu Allah azza wa jalla lahu, kandi ngo nta kintu abona kuri iyi si usibye cya kindi nyine Allah aba yaramwandikiye, yakishakisha ari kwirukanka, yagenda gakeya, nicyo kimuzira tu. Bavandimwe Islamu rero, mu byo twize ahangaha uno munsi kuri iyi wasiya ya gatanu, tugerageze mu gihe tukiri urubyiruko, akhira aba ariyo iba ituraje inshinga, na aya ni nyinshi. Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje yuko umuntu uzashakisha isi akaba ariyo abona ko agomba gushira imbere, Allah azayimuhamo ibyo ashaka, ibyo yamwandikiye. Ariko ngo wundi uzashakisha akhira wasa'a laha sa'yaha, noneho akanayishakisha akitanga, Allah yavuze yuko
abo ngabo bazaba akhira kandi sa'yuhum uko gushakisha akhira Allah azabishima yana azabibahembera. Abandi b'Islamu rero tugerageze natwe Allah subhanahu wa ta'ala atworohereze anaduhereze kugira ibitekerezo bya akhira kurusha uko tugira ibitekerezo bya dunia. Isi hari benshi bayishatse na mbere yacu n'iki ariko twese turabahamye yuko nta twigeze bamarira. Babangahe baretse amashuri kubera gushaka isi bakajya kwiga bikabananira ngibintu bya elimu twazabikuramo iki, ariko no munsi bifuza ko basubira jamia islamia bakongera bakabura urubyiruko koko namwe muri urubyiruko bakiga koko muri kwiga ariko byararangiye na dunia ntayo abakupata kandi amashuri bayitesheje ngo hari ibintu babonye ngo hari akazi ngo imyaka ngeri kuba myinshi umuntu akajya ngo akaryamba bitaba kabita n'ibindi kwiga ni ibiki paka bakamugwaho ati weho umaze gusibira inshuro zingahe ibutashye bya bindi yabaga ari ngo ari kwirukankamo ngo iby'ibiki n'ibiki nta kintu abantu bigeze babona. Ingero turazifite no musira hari abantu bari ku ntebe z'ishuri ibiki n'ibiki bakiga nabi, abandi bibereye abamotari, abandi bibereye iki, none na elimu ntayo bigeze bageraho. Rero witange cyo turi kuvuga ngaha, elimu yiha agaciro, ukore ibada, inshallah nibindi Allah subhanahu wa ta'ala azakora iki azabiguha. Allah rero tworohereza na tubabarire. Ndikumva biri kumvikana twareba uburyo twakomereza ku kindi cyiciro inshallah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.